ntabwo byoroshye hano bije nabo bari barazamura ingoma kugira ngo abari inyuma y'ikibuga bakurikirana uyu mukino. Yezu wanjye ikipe ya Musanze nawe yaje. Ndabona ikipe ya Musanze hano Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro kuba ari hano, ikipe ya Rutsiro guturuka ngira ngo mu bice byose ni bice by'uburengerazuba. Nije batangiye gukina ndabona akazi gakeya kugira ngo basifuze mayo y'ubururu n'umweru. Hariya ikipe ya Musanze yambaye jezi y'icyatsi. Arawutangije arbitre. Abafana mwegere inyuma gato bari kubigeza inyuma, mwegere inyuma kugira ngo abakinnyi bisanzure mu kibuga. Garagara ko Mwegere inyuma rwose. Byoroshye umukino, ushobora kuba utoroshye. Aramurobye ariko hariya yakurikiye neza cyane umukinnyi nimero 11 ahereje 17 nawe ntabwo byoroshye mukurikira mukino uri ariko wapi igitego hano ngira ngo cy'ikipe ya Rutsiro. Hano ukwezi bagezaho n'amakuru yasanzwe yanyu hano ya Kigali. Hari umuhungu hano ufite imoso rwose ishabutse, abandi makuru atasha kuyakurikira. Kimwe kubuza cya igitego ku mpande zombi ikipe ziranganya cyangwa ni igitego kimwe cya Rutsiro out. Igitego bibiri musore hano, igitego bibiri cya Rutsiro ku busa bwa Musanze. Hakurya naho ni 3-2. THT yahuye nayo kuba mbaye gutya NS Gipimera ya Musanze nayo. Mu gihe tugitegereje urutonde rwa ziriya kipe zombi, hino ni THT. Bamwe mu bayoboye ikipe mu ikipe batugezaho amaliste y'abakinnyi ko babanje mu kibuga. Amakuru mashya tuweza kubagezaho. Uyu muhungu nabonye yaba ari hano ku kibuga imikino aramuteye mugezi wanje Maxime ngira ngo mbonye imoso ityaye hariya. Urako arasobanutse uriya mugabo, arasobanutse abahanga afite n'ibiro. Ibitego 3 ku mpande zombi. Abanyemoso hano byoroshye, ikipe ziriho ziratakana ku buryo butoroshye kugeza ubu. Igitangaje nuko hirya ni bine kuri bine hose mikino rwose urobye. Ariko hariya ngira ngo Rutsiro nigize igitego cya 5. Rutsiro yambaye mayo y'ubururu mu gihe ikipe ya Musanze yambaye mayo y'icyatsi. Aramuteye neza cyane nimero 11 w'umuhanga cyane hano, mu gihe abatoza nabo ntago bicaye abatoza ku mpande zombi. Ntago byoroshye rwose. Hakurya naho amakipe hariya ndabona ibitego 6-5. Hano ikipe zombi zirimo ziragenda ziri kumwe. Igitego cya 7 cya Rutsiro ntabwo byoroshye. Umutoza aravuze ati mwitonde mu gihe mbona hano nimero 17 arimo yishyushya ngira ngo yitegura kugira ngo yinjire mu kibuga. Mwana muto cyane, bigaragara ko afite ejo hazaza. Mwana muto cyane rwose, ngira ngo bigaragara ko ari mu myaka mike cyane, 12 ngira ngo cyangwa ntaranavuka yenda simbizi. Asibe ntabwo umukino uri hano ntabwo woroshye. Kipe zo kugeza ubu n'ibitego 7. Mukomeze mushimishwe n'iyi mikino, abaturage batarangira muri stade. Mukomeze mwinjire mwakabyara mwe, mwinjire rwose n'ubuntu. Ubishyuza mutubwire. Sinzi umuntu utazaza kureba imikino hano icyo azavuga rwose. Umukino hano ngira ngo kugeza ubu sinzi utoza, ndabona ku mpande zombi hari ikibazo cyaba kibayeho. Sinzi niba hari ikibazo cy'ibitego. Komiseri arabireba utoza, ariko
cyangwa se niko nyine hano nta ruje nk'aba ngo bamujyana muri stade hejuru sinzi nk'uko twabivuze umukinnyi w'umuhanga w'igitego da nimero 17 hano abashe gukurikira ariko biranga hariya ku ruhande rw'iriya kipe yambaye icyatsi sinzi uburyo babashe guserebura ku buryo butoroshye cyane abari inyuma tubibutse mukomere amashyi menshi cyane amashyi kabisa bari inyuma umukino uryoshye cyane hano hariya nawe ikipe ntabwo byoroshye mutoza ahamagaje umukinnyi hano ngo abe yishyushya sinzi ntabwo byoroshye hano ibitego 11 by'ikipe ya Musanze navuga ngo imaze gusa nk'iyiganzura ikipe ya Rutsiro umuntu uri hafi aha ngaha utaraza kureba ino match sinzi icyo uzavuga kuri uyu wa gatandatu imikino idasanzwe y'ababana n'ubumuga ntabwo byoroshye cyane hagati y'amakipe yombi hano babashije kutumvikana hariya abakinnyi nari nabasha kureba nimero yabo ikipe nayo ni Musanze nibyo nakubwiraga bambaye ibisa Musanze y'abakobwa ariko imere nabi teyasite umukino wa mbere aho utsinze ikipe ngira ngo nk'uko mubibona hano ikipe ku mpande zombi zambaye mayo y'icyatsi twageranya n'ikipe hano mu Rwanda mumenyereye muri shampiyona mu cyiciro cya mbere ya Kiyovu Sport aramutse ariko yamufunze ngira ngo ntabwo byoroshye hari ibitego 12 Musanze wavuga ko Rayon Sport yakinnye na Kiyovu tugereranyije na mikino ntabwo byoroshye hano naho ni nkako twabifata arama bakona iriya kipe yambaye Rutsiro yambaye umweru n'ubururu yo hino nayo yambaye ubururu nako umweru n'icyatsi ntabwo byoroshye hano rwose twavuga ko ari Rayon Sport na Kiyovu kera tugaruke rero ku mikino y'abamugaye hariya ntago ariko amakuru dufite nuko ubu ngubu Rayon Sport yagiye gukina i Musanze APR yo yakinnye ejo Musanze n'abakobwa bose bari gutsinda ngira ngo nayo ubwayo niba navuga gute ikipe zose umukino wari uri aha ngira ngo iminota yateganyijwe urangiye ngombwa kubisabira amashyi ibyo ubwabyo ntarabyiha ntabwo byoroshye rero uyu mukino urangiye ari ibitego 17 by'ikipe ya Musanze ngira ngo igice cya mbere ni seti ku bitego 12 bya Rutsiro ikipe cyane ko ufite komiseri uri kwandika ibitego uko bigenza hari aribyo twa Kirero nawe arasobanutse no mugenzi we uri kumufasha kwandika ibitego nawe muri na potential cyo twavuze nuko na potential kugira ngo umwe mu bandika ibitego hari ku ruhande w'umutegarugori kugira ngo akurutse mu Budage n'ibintu badashakishamo ntabwo murabirebera no ku ngofero ntabwo byoroshye Ikinyarwanda muri gikeya umutoza hano sinzi wenda ntabwo byoroshye kugeza ubu nawe ubwe umukino ntabwo urarangira umutoza urabona ko afite wasiwasi umutoza ukuntu yambaye rwose ariko urabona ko akazi ke aragakora neza izo ndirimbo zibashimishe zibagereho mukomeze murebe imikino n'abatarahagera namwe mukomeze muze thank you very much merci beaucoup izo ndirimbo z'amazi se mugenzi wanjye afite ibyo abiteganyije mukomeze mwirebera imikino ya NPC y'abandi makuru ari makuru yo kuva mu mujyi wa Kigali uwahoze ari minisitiri wa siporo akaba yabaye ambasaderi Nigeria
amakuru ariho kugeza ubu cyane rwose bwako wahoze ari minisitiri w'umuco na siporo Joseph Habineza uwo bita Joseph Habineza benshi bazi ku izina rya Joe, ubu akaba yabaye ambasaderi y'u Rwanda muri Nigeria. ni amakuru mashya. Dufite amakuru reka tuvuga imikino hano twasigaye mu mikino yose uko yakomeje kugenda umva ko abanyabugesera n'ubunanizi Mu gihe hariya hakurya yabaye minisitiri ikipe isa nk'iyasize indi turayirusha ibitego 5 byose, ntabwo byoroshye. Byoroshye hano, tubakangurire abakiri inyuma bigerageze gushingura. imikino ni myinshi cyane hano. Kama una mguu chonga muti ufike hapo wanjani. Mambo ni mambo. DJ naye kabisa mwenyewe amesukuma ngoma zile ambao za kufurahisha washabiki pamoja na wachezaji.